Bismillahir Rahmanir Rahim. Dukomeje n'isomo rya kane mu gitabo Qaida Nuraniya, igitabo kidufasha kumenya gusoma Qur'ani ntagatifu neza. Ad-darsu ar-rabi'u, isomo rya kane, al-hurufu al-mutaharrika, inyuguti zashyizweho inyajwi. Al-harakat, izo nyajwi ni fatha ariyo a mu Kinyarwanda, inyajwi y'inyatu igihe tuyivuga tubumbura umunwa tukerura a, tukagira kasra, akamenyetso kitwa kasra ariyo nyajwi i mu Kinyarwanda, tukagira na dhamma ariyo nyajwi u mu Kinyarwanda. Bityo fatha na dhamma bijya hejuru y'inyuguti ndetse na kasra ikandikwa munsi y'inyuguti. Iyo dusoma rero tuvuga inyuguti nkuko twayize dutangira, tuyita izina ryayo, hanyuma tugashyiraho ako kamenyetso tukakavuga izina, bityo tugatanga igisubizo. Ese iyo nyuguti iyo imaze kujyaho inyajwi a tuyisoma dute? Bityo yita ifata iryo jwi rya a hakifashishwa iyo ngombajwi igomba kujyana n'iryo jwi. Turasoma hamza fatha a, hamza kasra i, a i, hamza dhamma u, a i u, ha fatha ha, ha kasra hi, ha hi, ha dhamma hu, ha hi hu, ayn fatha a, ayn kasra i, ayn dhamma u, i u, ha fatha ha, ha kasra hi, ha dhamma hu, ha hi hu. Ibi ni nkuko wafata inyuguti yari yose mu Kinyarwanda. Urugero, inyuguti ya ta mu Kinyarwanda iyo ihaye inyajwi a usoma ta, wayiha inyajwi i ugasoma ti, wayiha inyajwi u ugasoma tu. Aha ni kimwe no muri izi nyuguti z'icyarabu, nazo zisanganwe amazina yazo, bityo izina ry'inyuguti urarivuga, ariko washyiraho inyajwi, iyo nyuguti igendana n'iyo nyajwi. Aho iyo nyuguti yatangiriye ivugirwa niho ushingira ushyiraho iyo nyajwi, bityo igafata iyo nyajwi no kuri iyo njyana y'iyo nyajwi akaba ariho iturikira. Urugero, ghayn, inyuguti yitwa ghayn, iyo ushyizeho fatha usoma gha, ghayn. Washyiraho kasra, twabonye ko ari i, tugasoma ghi. Wafata ghayn ugashyiraho dhamma, dhamma twabonye ko ari u mu Kinyarwanda, tugasoma ghu. Twaziteranya gha ghi ghu. Kimwe no ku zindi nyuguti, kha, kuba dukurura ngo kha, iryo ni izina ry'inyuguti, ariko iyo dushyizeho fatha ntabwo tuba tugikuruye, ahubwo dusoma kha, kha, kha. Ntabwo dukurura kubera ko inyajwi ni a, ntabwo ari a. Uko gukurura nabyo tuzabibona kubera ko bifite impamvu y'inyongera y'ayo majwi ashobora kwiyongera, tuzayabona impamvu mu masomo azakurikira. Kha kasra khi, kha dhamma khu, kha khi khu. Apana kha khi khu, ntabwo dukurura ahubwo dusoma kha khi khu. Qaf fatha qa, qaf kasra qi, qaf dhamma qu, qa qi qu. Uraza gukomeza no ku zindi nyuguti insha Allah ta'ala, urazisoma kimwe nuko dusomye izo nyuguti zo haruguru, bityo nta gihinduka na gito. Iyo umaze kumenya izi nyuguti neza, ukamenya n'utu tumenyetso, ukamenya ko fatha ari akamenyetso kandi kwa hejuru y'inyuguti ari akarongo kaberamye, ako kamenyetso ukikabona ukamenya ko ari inyajwi a, warangiza ukamenya ko iyo kari munsi kaba ari kasra, ukanamenya ko iyo kari hejuru kanditse nk'icyenda kaba ari dhamma, kakaba ari u. Icyo gihe ushobora kuba wateranya inyuguti zitandukanye ugakora ijambo. Urugero, kaf dhamma ku,
تا كسرة تي كتب فتحة ب كتب. hanyuma byaba ari no kuzandika nkuko twazibonye uburyo zihekana tukandika gutya kutiba kaf ta ba na twatumenyetso nkuko tumaze kutwiga, bityo muraza gusoma izindi nyuguti muri iyo njyana insha Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.